Cyber Rwanda wajura igisubizo waje gupfukura impano z'abana zapfukiranye waje kurwanya inda ziterwa abana b'abangavu waje kurwanya indwara nyinshi cyane zitandukanye cyane izandurira mu mibonano mpuzabitsina. Yes. Imba naimbi ubona kumve bisiwe Sheyiwi mama wi bisiwe sheyiwi G7 Live Online TV. Yes, nk'ibisanzwe uyu mureba hano cyangwa se uyu mwumva amajwi ni Mr. G-Boy kuri G7 TV. Nk'ibisanzwe rero murabizi yuko anjya mbanyurizaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Uyu mureba kuri kamera zanyu murabona kare haba abahungu babiri baraje bababwire icyo bakora n'icyabazanye hano kuri G7 Online TV. So nk'ibisanzwe rero reka tubanze tubabwire nk'ibisanzwe ugende unyure hande ukore subscribe kuri G7 TV kugira ngo ujye ukunda kubona ibiganiro byinshi binyuraho, ukore na share, yemwe natubwiremo imba ese tubanyurizaho ibiganiro byiza cyangwa se imba bano bana cyangwa se urubyiruko turi gucishaho rumeze fresh. Noneho rero genda ukore hariya hatukura uhibande uhakore nako kazogera rwose utazacirwa n'ikindi kizakurikira iki ngiki kizaba ari inyegura nyundo. So nk'ibisanzwe rero hano nari namaje kubibwira ko ari Mr. G-Boy ubanyirizaho kino kiganiro. Hari indirimbo nyinshi mwakunze kugenda mwubona kuri G7 TV zinyuraho, nizibabere urujijo kuko nabonye benshi bambwira ati basikunze cyane. So hari n'ibindi rero byinshi tugiye kujya tubazanira amashyamba, kubereka amashyamba meza atatse igihugu, tubereka ibintu byinshi nyine So noneho uyu munsi mukurikire abantu bahungu. Uyu muhungu mureba hano ku ruhande mushobora kuba mumuzi nk'aho tugiye tumusanga ahantu ari gucuranga iningiri bakamuha ibiceri. So uyu munsi yagarutse afite gitari kuri rya jwi ryiwe rigoroye neza, noneho aje kubahogoreza. Ya bimeze bite umuhungu? Sawa. Amakuru? Neza. Ya bakwita ndetse? Nitwa warijije umuhanzi. Nanjye ni bisanzwe. Ya nawe uri umuhanzi. Ako kantu se ufite uzi kuba kubita? None se just ni izina ryo mu rugo niswe n'ababyeyi. Ya none se Juste ni wenda nezo ukoresha byinshi kuko hari byinshi cyane tugiye gukurikirana hano mu kanya ugiye kutubwira byinshi, ahubwo tubwire ku muziki wawe cyane, utubwire se umuziki wawe wawutangiye ryari cyangwa se mu rugo ibintu nk'ibyo. Umuziki wanjye nyagutangira umuziki ni ibintu byumvishemo kera. Ajya mvuga ati byanga bikunda ngomba kuzaba umuhanzi. Aho mwaka washize nibwo natangiye kwiga gitari. Muri iyi minsi bwo ndumva nakiyamenyera acuranga indirimbo pe yanjye kandi. Ubu ngubu urabifata cyane. Mu muryango nawe bikumuhoraho? Nawe yarabizi. Uko nyuma byaje kugenda saza bigenda byanga ariko ubu urashaka kubibyutsa ukavuga ati rwose igihe nshaka gukubita gitari nkazamura umuziki. Bizakunda kandi ujye yumva yuko hari byinshi bishobokera abantu batazi uburyo bikorwa bikazamuka kandi agakora pe. No kuhozaho urabizi by'iki gihe. So none ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 15 nzayizuza mu kwa 10. Ni nkaho wenda kuyuzuza. Uriga? Niga mu wa mbere sinabane. Wiga mu wa mbere sinabane. None se nk'abana bigana barabizi ko ibintu bikora? Barabizi ko njya gucuranga ku ishuri. Tubwire akantu gato ku ishuri wenda babona ukora ukumva abanejeje bakishima. Ku ishuri hari igihe ibintu bya Cyber Rwanda byaje kuza kuba.
mbaririmbira indirimbo nahimbiye Saiba mvuga ati Saiba wajuri igisubizo. Iyo ndirimbo urayizi? Ndayizi neza, uzi kuyicuranga? Dukubitiro gake twumve ku ruhare rwawe. Saiba Saiba Rwanda wajuri igisubizo, waje gupfukura impano z'abana zapfukiranye, waje kurwanya inda ziterwa abana b'abangavu, waje kurwanya indwara nyinshi cyane zitandukanye, cyane cyane izandurira mu mibonano mpuzabitsina. Yes, iyo ndirimbo niwe wayihanze? Niwe wayikoze? Wayikoreye urubyiruko? Iyo ndirimbo ni nziza, ni nziza cyane. So noneho nk'ibisanzwe rero G7 TV mukomeje gukurikirana hano. Noneho uyu mwana yaje ari urweguranye, none ko twabivuga ashyizemo imbaraga zikomeye cyane mu rubyiruko, arashaka kubashishikariza gukumira icyorezo cya sida. Noneho ubu ngubu twatangiye ari ibintu byoroshye, ariko noneho bigeze mu gukumira icyorezo cya sida. So none se juste no kuvuga ngo iwanyu barajya bagushyigikira? Mu rugo baranshyigikira. Papa ajya anshyigikira, ndetse ko mama nyine bambwira ati banze wige. Numva njye nabifatanya nta kibazo. Umuziki ni mwiza, n'ishuri ni ryiza, byose nubikora neza, byose byoroganije mu buryo bwabyo bizakunda kandi uzige cyane. Ujye uba nk'uwakangaye? Iyo nagiye mu bana njya ndenga mu 20. Mu 20 umuziki ni wagutwaye cyane. So reka ture na mugenzi wawe atubwire. Mugenzi wawe noneho ni wa wundi abantu benshi cyane bazi ku rubuga cyane, bakomeje batubwira ati uyu muhungu uzi gukubita iningire nka gisupusupu. Baratubwira kabeza uyu muhungu turashaka muzamutuze. Uyu munsi twamuzanye, noneho bite byawe? Byiza, ni byiza cyane. Amakuru neza. Nawe wari warabuze? Cyane. Ariko nyine si cyane. Wari warabuze kabisa. Bagomba kwihangana. Ku buryo twagushakishije tukakubura burundu. Nagarutse rero kubaho music. Turagira ngo wongere ubabwire icyo bazane, noneho nabasuhuze. Ntago bagwerukaga, bagweruka mbere. Barameruka mbere koko. Indirimbo mbazana indirimbo pe nziza, kundo, amen, nziza cyane. Rero nkaba music 4. Yes. Nk'ibisanzwe rero uyu muhungu wanyu agiye kubakubitira nawe gitari, abereke yuko noneho uyu munsi umuduri yawushyize hasi, yageze kuri gitari. Byinshi bitandukanye muraje murabimurebaho. No muhungu araje bakubitire gitari, abafatanye na mugenzi we ngo bahuye, basigaye bakubita umuziki cyane. Mbese ugende wari ukore subscribe n'akazogera kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana bino biganiro binyura hano. Ni byiza kandi birubaka. Tugiye kujya tubanyuza ama content menshi atandukanye. So ugiye noneho kutukorera ku gitari, muhereza gitari turebe ko najya yishobora. Yigeze atubwira ngo arayizi da. Ifite impano. Ibyo kurya byose biraguhiye. Kabisa ni ibintu wiyumvamo. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiriraho ni indirimbo yitwa wanyumboye ibikomere. Ibikomere nari mfite ku mutima, niyo mpamvu muririmbira namamaza ibikorwa byawe.
Yes, abahungu bacu barabasha, murabyumva kabisa, murabyumva ko babasha. So nkuko mubizi rero yaratarabibwira izina rye ngo ari bibutse neza, ngo bibutse rya zina ryawe. Izina ni ibisanzwe Mr. Joteme. Mr. Joteme yahuye na Juste, noneho bagiye bakorera imizigo ikomeye cyane. Ndagira ngo noneho ubu ntago twibanda ku bintu byinshi by'ibiganiro, tugiye kwibanda ahubwo ku ndirimbo zanyu cyangwa se ku buryo mwahuye mukora. So Joteme, niwe tuziranye cyane, uyu muhungu wawe wamubonye ute? Uyu muhungu twahuriye muri quartier n'abagabo. Mbona afite impano, mbona dufatanyije urugendo twarushaho gutembera. Yes. Iwabo urahazi? Iwabo ndahazi. Cyangwa mwahuriye mu muhanda? Twahuriye muri quartier ariko n'ubundi biba ngombwa yuko umenya n'iwabo. Yes. Ni byiza, reka tureke kwibanda ku biganiro, noneho ahubwo twibande ku muziki mwazaniye abanyarwanda. Hari aba diaspora benshi cyane bari mu bihugu bitandukanye barimo barabumva, bakunda abanyarwanda. Baraza kubabwira uko umuziki wanyu umeze cyangwa se uko bari bwaze kwandika muri message. Mukurikirani G7 live. Mugituza twiyubakira ubwacu, mugituza twiyubakira ubwacu. Nziza cyane, muyidusubiremo rimwe ryonyine tubashe kumva uburyohe bwayo noneho cyane byimazeyo. Basigara bambaza ngo niki twakora nguriya mwana gahe mu muryango, ngo niki twakora nguriya mwana gahe mu muryango.
rwacu umwe mu gituza twiyubakiye urwacu umwe mu gituza twiyubakiye urwacu. Yes, ni ubwa mbere amarira yaza ku maso yanjye kubera indirimbo za bano bana baririmba neza cyane, kandi urumva yuko gitari nubwo wenda amajwi bagitegwa we bafite message. Reba message, wumve message barimo baratanga ni nziza cyane. Bafite umukobwa mwamukunze muri babiri tuba turirimba muri rusange. muririmba muri rusange. Indirimbo ushobora wenda kudutumira abagize ikirori runaka wenda nk'umugeni kaza nyine tukabitwika. Wow. Muracyaraba ntabwo murinjira mu rukundo, ariko ngo ushobora kubabona ubanyuzeho ukabatumira bakaza kuririmbira mu kirori cyawe bakakiryoshya cyane. Urumva iyo ndirimbo rwose mwayise ngo iki? Twayise ngo ino mwati urukundo rukurenge. Wow. Ni ya ndirimbo ushobora kubwira umugeri cyangwa se umukwe wawe agahita aza yihuta ngo ngwino cyane mwati urukundo rukurenge, akaza ari gushakaho. So iyi ndirimbo rero ni nziza cyane kandi muyiririmbye neza, nubwo hari akantu mwagendaga mutegwaho wenda mutagenda muza, ariko iyi ndirimbo ni nziza cyane. Muzagere muyikosore neza, iyi ndirimbo ni nziza. Hari benshi cyane mo barayireba ku rubuga rwacu rwa G7 TV. Hari abadiaspora benshi cyane bafite impuhwe, bafite gufasha cyane. Mwe cyane mukore cyane, mubibereke yuko mufite izo mpano bazabafasha. So ubu se ntabwo twakibanda ku kiganiro, reka mudukubitireho agace wenda gato ya kindirimbo. Ubutaha nitugaruka kuri gukora kino kiganiro tuzabereka byinshi bitandukanye, no mubaburirimbe n'indirimbo zanyu nyinshi muzibereke ku buryo bazanyoterwa no kuzareba n'ibindi bihangano bindi muzanyura ku mbuga nkoranyambaga. Murakoze. Yes, tugiye kubashyiraho agace k'indirimbo kitwa indirimbo nayihimbiye umutesi. Indirimbo nziza cyane ishobora kuririmbira umugeni nayo. Noneho nimushaka munayisoze. Iyo ndirimbo nanjye mise numva nshaka kuyumva. Yes. Indirimbo ndirimba nayihimbiye umutesi.
ndengewe ndiziwe. Yes, abahungu bacu mwabumvishe, uyu munsi ufite ubukwe cyangwa se ejo ufite ubukwe cyangwa se uri kubitegura ejo bundi, abahungu uranyura ku rubuga rwabo rwose barwita ngo icyarye. uramutse dushaka ashobora guca kuri urubuga G7 TV cyangwa guhamagara 078 83942. iyo nimero wayidusanga ntacyo. Yongera ubasuriremo iyo nimero 078 shaka agapapuro wandike 078 83942. Iyo niyo nimero wabashakaho kugira ngo ubashe kuba bakuzira mu kirori bakakiryoshya cyane. Iyo ndirimbo umutesi nanjye nayo numvishe ari ahantu inkoze. Iyi ndirimbo rwose bakaza bakayinonosora neza cyane ku itike yawe, ukabategera bakaza bakakugeraho bitagoye cyane. Ni ahantu hose waba uri na hanze wamuhamagara, pfa kuba ari itike yawe ukamugeraho cyane akaza kukuryohereza ubukwe. Bano bahungu barafatanye kandi bazi kuririmba cyane, bumvishe indirimbo yabo ya mbere ya kabiri. Ikiganiro cyacu reka tugihinira ahangaha, ubutaha tuzabazana n'izindi nyinshi. Murakoze cyane. Ciao.